kuko umwari umaze iminsi bana utuboxa twari dufite amadirisha ku kibuno so rero nakugura utuboxa dushasha shira ako kantu ntabwo karisaho karansesereje akantu kutudirisha ku kibuno nyine wari kureka ngewe nkirebera ndabibona ko ari boxa zirimo hano aka kantu kutudirisha ku kibuno nanone uzanye ntabwo ari sawa. Sheri, nyakira kwanza. Nyakira mbone kuguhobera. Sheri? Sheri bite se bigenze gute? Sheri ni bite? Cyamaye. Sheri, na nubu ntushobora gutobora ngo umbwire icyo wabaye. Nonsense. Ntabwo ushobora gutobora ngo umbwire iki kintu wabaye koko. Cyatumye uhinduka bigeze aha ngaha. Umunaniro na rwaserera mbanirirwa nyine uko nguko wagagombye kunyakira jewe. Ako gasuzuguro na karundi, na kagande, na gakongomani, na kanyarwanda, na gaki. Nta soni. Wone igihe nacurangiye navugiye. Okay. None reka mvuge mpagurutse. Niba kuvuga n'icyo byo uri gutuma usuzugwa none reka mpaguruke. Reka mpaguruke noneho ndebane nawe. Reka mpaguruke ndebane nawe. Koche ntabwo ushobora kumbwira koko. Okay, noneho basi. Sibyo? Okay, banza umbikire kano kantu mu cyumba uze umusuhuze neza. Ko nabyo se birimo? Ibyo nagasuzuguro. Taruka sago nkwereke. Ugaruke nkwereke. Ndakumanyura. Ujanjagura. Ndakumena. Mva. Niyende yo harashya. Allo? Waritera biteze? Utese kandi. Musaza waritera man, ngewe mvuye ku kazi nk'ibisanzwe. Urumva? Ndagenda ngera mu rugo iwanjye mba niteguye ko umudama anyakirana urugwiro nkuko bisanzwe. Ubundi ndagenda nkinjira muri parikingi akaza nsanganira akansuhuza akambaza amakuru kuntu yiriwe agafata akabege kanjye akakanyakira akakajyana mu cyumba nkinjira muri salo nkicara akankuramo inkweto mbese ukabona ko nanjye natoneshejwe nk'umugabo. Ariko noneho uyu munsi musaza byahinduye isura wangu. Uyu munsi hajemo no gukubitwa. Aya makosa yawe nyine reka bikore ubigenza gute se nyine uraziritse. Wana nanye ntago mbizi kabisa umudamu yabishe yarakaye ndamuvugisha ntavuga muhereje agakapu ngo nakanjyanire mu cyumba urushi pa. Ariko musaza uzi ahubwo wakubiswe nyeye. None se reka banze nkubandi wasimwo kagira imana mwenda ziriki. Ubwo mise mvuga nti rero reka nkure makanje karenge. Tsohotse nirukanga navuga nti waritera nk'inshuti yanjye reka bari we muntu mbere ntakira wenda wasanga kese nk'izi ngizi kubera ko wananze gushaka wenda uhura nazo buri munsi. Reka nkubaza akabazo. None se uyu munsi urawuzi? Uyu munsi se si turi kuwa kabiri? Kuwa kabiri wabakundanye my friend. Uyu munsi ni Severande. None se ushatse kumbwira ko uyu munsi ni ku itariki 14? Umunsi ni 14 manu umunsi wabakundanye ndakubwira dore ngene naje kwakira indege dore ngiyo iraparitse ubungubu bizanye umuziki. Ibyo ndabyemera nta kibazo. Ariko se niba ari umunsi wa Severante wariteri ku buryo uwo munsi niwo watuma nkubitwa cyangwa yakagombye kumpamagara kuri telefone
akambwira ati rero sheri uyu munsi ni umunsi w'abakundanye nutahunzanira akantu nese ku buryo umuntu yagenda akarubira akabiha karakara kugeza n'ubwo anankubita mane ndakubiswe ndi umuntu w'umugabo uzi ko ariko ugomba gukubitwa none se niba wumva njyewe nabishyize ku yindi ntera nkaba nakoresheje indege umusaza ubwo urumva wewe niba nta n'ikintu niba utanakoresheje n'igare ubwo urumva utagomba gukubitwa nyine sha urimo uraseka mu bibabaje mwana ngira inama nkora iki sevara tuzi cyari cyo bura genda kubwiye nta kindi kibazo gihari wewe bikore gutyo numara kubikora gutyo ugasanga harabari n'izindi yatsi ubwo turazishakira ibindi bintu turazana abapasiteri bazisengera ariko ndakubwiye nta kindi kintu nicyo cyonyine bura Okay, waritera ahubwo wowe reka nkubwire reka two gutinda tuvugana kuri telefone njye ubu ngubu imodoka ngiye kwicane wanda yitwarara muri gihe biri kabisa sawa urakoze umunsi mwiza we ndaza guhamagara nkubwira uko byagenze Sheri nagarutse Ewana nanze kwirirwa nkomanga nari mbizi ko arakaye rwose Sura mugabo mwiza naho kugiye wataha karibu mugabo mwiza we Sheri mbiteze ngwino wicara uruhuke kamwakire karibu waruhushye Sheri thank you urakoze kuri gift keza thank you ariko rero Sheri aka gift kadahetirwa n'ururebye kuri Saint Valentin hati rwose Sheri no kururi imyotsi umva Sheri imyotsi uranacumba Sheri umva nkubwire urabona nyine mu kanya ntaha urabona ko mvuye hano nyine nawe nkurikije imijugujugu buriya imodoka nyitwariye mu ry'itanu ngeze ahangaha ninjye wanyuma n'injye muntu wanyuma bafungiyeho none ngiye ahantu bagurira indabo rero Sheri nsanga bafunze rwose ni ideni nzari kwishyura ejo cyangwa ejo ubundi ariko ndabyemeye nta kibazo sibyo ariko mbabarira urishimye ariko se Sheri tuvugisha ukuri urabona ukuntu nyine nari ntashye mvuye ku kazi nari naniwe none se buriya aho kugira ngo nsange warakaye wabyimbye ubona nta kintu ninjiranye ntabwo wari no kunyandikira ka message cyangwa ukamamagara kuri telefone ukambwira uti rero Sheri uyu munsi ni umunsi mukuru w'abakundanye wa Saint Valentin nutaha unzanira akantu ako Sheri reka mubwire impamvu ntakwandikiye kera untereta Saint Valentin yabaga uyize mu itariki ya Saint Valentin yabaga uyize mu mutwe ukaza kunda wanzaniye utuntu ariko wowe wangereje mu rugo aho wanshakiye nta kintu na kimwe ukibuka njyewe ikintu cyatumye ngukubita oya bira ntabwo byari bikwiye byasubije nta mujinya n'ukuri njye nagutaguriye aka gift wangiza wowe Sheri reka genda kanza nyikwereke kanza nyizane Sheri uravugisha ukuri kanza nyizane urumva Sheri nawe wanzirikanye nari nagutaguriye aka gift akira mugabo mwiza noneho wowe uzana urutwa gusa nanjye rero nagize umujinya rero mpita numva nakumenagura ya kuko umwari umaze iminsi bana utuboxa twari dufite amadirishya ku kibuno so rero nakugura utuboxa dushyashya Sheri ako kantu ntabwo karisaho karansesereje akantu k'utudirishya ku kibuno nyine wari kureka njyewe nkirebera ndabibona ko ari boxa zirimo hano aka kantu k'utudirishya ku kibuno nanone uzanye ntabwo ari sawa ukuntu kera waneretaga rwose ntabwo bimeze nk'ukuntu bimeze ubu wakagombye kumubwiriza itariki ukayifata mu mutwe erega ni ikibazo cy'akazi umuntu aba ari busy kera none akazi wakoraga untereta si kugikora niko ngikora ariko kuki mbere wabimenyaga asami mbere kuki wamenyaga umunsi wa Saint Valentin none aho nagereye mu rugo usigaye ugira akazi kenshi kandi ari akazi kamwe gikora oya Sheri hara rwose wamuhote njyewe rero reka nkubwire none ntabwo uzi ikintu cyabaye ewana wandakaranye ngiye kubona mbona umpaye iki mpindukiye mbona ibintu by'ibisafuriyo n'ibiki byose birankurikiye uzi ngiye kujya uzi muri nakurebaga nkabona sinzi nkabona natazi wabonaga ndi nk'iki buriya ipusi agapusi nabona gure agapusi kambaye ikoti rwose nabona gure agapusi njye nasohotse nari ngiye kujya kuri station ya polisi ahora gato mvuga ni ngiye kurega umugore arankubise mpamagaye wa mutipe w'inshuti yanjye rero arambwira ati baba we atabwo rugera kuri polisi nabo barahita bakubika kuko ntabwo umenya gushimisha umugore ku munsi w'abakundana nakuzi rero kare kanyuze bibyanabaye byabaye katwinjoyinga umunsi wacu w'abakundanye basi rero ngaho ariko noneho sha no kuri Sheri wari ukwiye kunsaba imbabazi wenda nubwo nyine nanjye amakosa ntayanjye akubura urakari buzamo ibisafuriya n'iki
shera harakwiye reba ukuntu nsabamo imbabazi rwose nawe wajya akantu k'imbabazi karimo nako oya reba ukuntu nsaba imbabazi nyine nawe nk'umuntu mukuru urumva wazinsabira wabivuga basi ndaze gusabira nitugera hararuguru hehe se hariya hejuru mu cyumba ubundi buze gusaba sibyo mukunzi ntiwumva se imbabazi zo mu cyumba zo ndaziguha byihuse ndahita nziguha tukinjira mu cyumba nanjye nari ndazigusaba ugikubitaho urugi ucishyiramo agafunguzo mu mwaka abana basinziriye twumva abana bafatishije imbabazi ndahita nziguha aho ndahagiye jyoni sinjya ntanga imbabazi ariko izo ngizo zo ndazitanga Jerry? Yes. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, baby.